وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. muvandimwe wari ubajije ikibazo cyuko twigeze kuvuga muri darasa zashize ko Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yigeze kwemerera mama Aisha radiyallahu anha ko yareba al-ahbash, bamwe mu bagabo bakinaga imikino yo gukirana mu musigiti, noneho Rasul sallallahu alayhi wasallam akabimwemerera ko abareba. Etese Sheikh ntabwo byaba birimo kwemerera n'abandi bagore ko bareba abagabo, kandi tuzi yuko Uislamu bwategetse sitra, abagore bagomba kwistiri ku bagabo, ntibarebarebe abagabo b'abandi, nk'uko n'abagabo bategetswe kwistiri bakubika amaso, ntibarebarebe abagore b'abandi, nk'uko amaaya muri surati Nur n'ahandi yagiye bigarukaho. Allah subhanahu wa ta'ala ari kuvuga, ari gutegeka bemeramana kubika amaso hamwe n'abagore kubika amaso. Ati si iyo kisa ntibyaba birimo kunyuranya? Ati mperutse kumva hari n'umushehe wundi uri kubikomozaho, yari kubigarukaho. Ati twari dukeneye ubusobanuro kuri icyo kintu. Awalan, bavandimwe b'Abayisilamu, abari byiza jazakumullahu khairan kubaza kugira ngo musobanukirwe ku biba byavuzwe, akaba ari neema ikomeye cyane nk'uko dukunda kubigarukaho, kuba abantu baba bafite abantu babaza muri bo kandi bizeye ko igisubizo babaha kiba ari igisubizo kijyanye. Barakallahu fikum. Awalan, ku bigendanye na uriya mukino abantu bakinaga mu musigiti, twarabisobanuye ko ntabwo kwanza ari imikino ya lahu, ntabwo ari imikino yo gutakaza umwanya n'ubupuuzi. Ni imwe mu mikino yari yemewe bitewe n'agaciro kayo, irimo n'imyiteguro y'urugamba n'ibindi. Icya kabiri ni uko kuba mama Aisha Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam yaramwemereye gukora kiriya gikorwa, byumvikane neza. Abamenyi basobanuye kino kintu, baravuga ngo uyu wari umwihariko wa mama Aisha, byabaye ari umwihariko wa mama Aisha, ntabwo ari umwihariko w'abagore bose. Ni kuvuga ngo hari hali kuba Mtume yarabimwemereye, hari hali umuntu ashobora kujyamo akaba ari umwihariko we. Ikintu cya mbere. Ikindi nuko Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam nkuko babivuga, nanjye uwo mushehe wenda namwumvishe, wenda yazahakosora aho ngaho, aba muhadithin bavuga yuko Mtume ngo yaramukingiraga, yamukoreraga sitr kugira ngo bariya bagabo babe batamubona sasabo, kugira ngo bariya bagabo babe batamubona mama Aisha uwe. Kuko mama Aisha yari yifuje kubareba, ariko Mtume yakoraga iki? We yaramukingiraga. We rero gukora iki kumubona? Ibi ndakeka turi kujyanana. Icya mbere ni umwihariko, ntabwo imasala ifunguye ngo ku bagore bose ngo begire dalil. Icya kabiri, Mtume yaramukingiraga. Icya gatatu ni mu musigiti. Ni kuvuga ngo ntabwo ari ahantu ha fitna, ntabwo ari za ndoro zirimo fitna, ntabwo ari za ndoro zo ku matelefone, ntabwo ari za ndoro zo ku mafilm, ntabwo ari za ndoro zo ku mateleviziyo. Ni indoro ahantu ibiri kubera nta fitna byateza. Iki cyumvikane. Icya kane ni ibintu biri kuba hari mahram, nk'uko bamwe mu bamenyi bagiye bagaruka kuri buno busobanuro barimo na Sheikh Al-Fawzan barakallahu fikum.
ni ukuvuga ngo hari maharami, hari rasulu sallallahu alayhi wasallam. Icya gatanu bivugwa yuko yari muri ya myaka ya mama Aisha agifite imyaka mike, akiri mutoya, yenga akiri jariya saghira, yarakiri mutoya, byumvikane neza. Kandi niyaza kuba yari yarakuze, yarabaye umumama, byumvikane ko ari nyina w'iki w'abemeramana. Ibi bite byongera bigaruke. Mama Aisha Allah subhanahu wa ta'ala yaciye iteka n'abandi bagore b'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yuko ikitwa kubashaka cyangwa se kubagira abagore ku bandi bantu batari mutume kidashoboka, kubera ko niba nyina. Uriya mama Aisha niyaza kuba yari umugore mukuru, yari nyina wabariya bagabo. Ibyo byose rero byarabaye, na mutume agumya kumuproteja, bere kumureba, nawe barebera muri sitira ya mutume, abareba mutume hari, abarebera mu musigiti. Izi zose kandi biba ari umwihariko kuri we. Ibi byose ni ibisubiza uwakwibaza icyo kibazo. Ntabwo ari ikibazo gifunguye ku buryo umugore yabyitwaza noneho ngo yirebere ngo abagabo. Aya yarazwi, yabuze nkuko twabivuze muri surati Nur. Allah abwira ati mubwira abo bagabo yaghuddu min absarihim, duhora tuzisoma. Mubwire n'abo bagore nabo bubike amaso yabo. Ibi rero byumvikane ko kuba ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam yarabyemeye kuriya, ari we dukuraho icyitegererezo cyiza. Ubwo busobanuro buba bukenewe ko buri muislamu akora iki, abwumva. Barakallahu fikum. Twongera kwibutsa nyaboneka abadamu, bashiki bacu, abakobwa, abagore, abamama, iki kintu cyo kwandarika amaso tugomba kongera kukibukiranya n'abantu, kugifatira icyemezo, abantu bakubika amaso. Kandi ahantu hambere ubu ngubu bikenewe ko hubikwa amaso ni ku matelefone, bavandimwe b'Abayisilamu. Umwe mu bamenyi yaravuze ati iyo tuza kuba tureba mu matelefone, tureba muri Qur'an, igitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala, kuko tureba mu matelefone yacu. Ubu mbabyina ndakeka abagore bose mu ngo wasanga bose zihari bose fashe, kandi yifashe ifata isaha imwe, 2, 3, 4, 5, we akabacunganwa gusa n'iki n'umuriro. Hari ibyaha akorera by'amaso kuri TikTok, hari ibyaha akorera by'amaso kuri Facebook, ahita yimuka ajye kuri YouTube, ahita yimuka ajye kuri X, ahita yimuka ajye kuri Instagram, ahita yimuka ajye kuri Telegram, ahita yimuka n'ibindi byinshi, nta nubwo WhatsApp n'abandi bari kohereza. Ibyo byose twibuke yuko buri ndoro umuntu azayibazwa mu gihe yarengereye. Ikindi bamenyere bavuze nibagiwe nuko umuntu ashobora kureba ikintu rimwe ntasubizeyo ngo arebe. Ubwo nabo biri mu byavuzwe kuri hariya kuri Qissa mama Aisha. Ubwo ndakeka gusa insha Allah ta'ala byari byumvikanye. Ubwo umuyisilamu yasobanukirwa insha Allah. Ni byiza kubaza, tugeze mu bihe bya shubuha, urujijo. Abantu bashobora kuzana hadisi akagutera urujijo, ukavuga ati ariko zikari ibyo iki n'ibiki, guhita ugira rero bubaza ugasobanuza. Ni ibintu by'ingenzi. Barakallahu fikum. Ndakeka ubwo abasubiza bose binjira muri ubwo buryo nanimbabwiye. Icyo ngicyo cyumvikana inshallah. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.